ambo uwo mubyeyi arambwira ngo bite byawe byisi ko mbona uri kunyagirwa nari mfite ibumba mfite igikapu mfite na teremusi ntoya mfite n'agateremusi gato uwo mubyeyi arambwira ati kuri kunyagirwa ndamubwira ati nari ndi gutega ariko nareba ahantu ntegera arambaza buri kujya he ndamubwira ati ndi kujya mu rugo hehe Rusizi uvuye he waruzanye nde ndamubwira ati maze iminsi ndwaje y'umwana munyereka ari nguriye Mana yavuze mu gifaransa nyereka ko bikomeye arafata aramwira ngo nkweka ujya kuruhukira anjyana iwiwe ndavuga ati noneho bagiye kundira hano shikije iwe ibintu yankoreye ntibibaho wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Sifa Karame tugoye ikaze ku kiganiro. Murakoze cyane ndishe. Wabonye hano dukorera? Nahabonye. Wabonye atari heza? Yewe ni heza cyane. No twita muri Sande Park. Sande Park. Yewe amana ni heza. Rusizi kugira ngo tuganire. Rusizi. No kuri nibyo agaciro gakomeye cyane. Reka twizere ko iki kiganiro abantu bakireba kigirira benshi umumaro cyane rwose. Cyane. Rusizi se bimeze bite? Rusizi turaho. Muturusha iki rero? Heza yo mushogoro. Muturusha umushogoro. Umushogoro? Umushogoro abanyakigali babuze sha. Uraryoha. Umushogoro ni ibibabi by'ibishyimbo. No hariyo n'ibirayi. Uribe ntabyo. Hariyo n'ibirayi. Ibishyimbo ariko minsi iza nabyo imitonore. Namuvuga urunyogwe. Ni ibitonore, urunyogwe byose. Urunyogwe abo bavuga amashaza. Urunyogwe n'ubwo amashaza. Ngure imitonore abayeze mu minsi iza. Iyo rero umuturanyi cyangwa umuntu dutanye yejeje natwe turahaga turarya tugahaga. Yagize ndavuga ngo abantu ntabwo bakwiye kuba bose ari abakene, abantu batunze n'abadatunze bose Imana ijye bashyigikira. Kabisa cyane rwose. Niki navuga ngo kidasanzwe wabonye mu Kigali? Nabonye amazi ahantu ari kumanuka. Amazi ari kumanuka ukuntu. Ubu se hano uvuga? Yego hano bisane park. Nabonye nano hari imihanda irimo icyatsi kibisi. Nano hari amazu y'umweru y'ibikomereza. Nawe n'ibishyashya. Nabonye ibintu byinshi. Nahari aho nabonye abantu bari kubyina imbyino zitandukanye. Yewe hari n'ahantu nashyitse mu nzu nkajya mbona inzu nkayibona n'indi. Ni ibidasanzwe ni byinshi. N'iki cyumba umbeshye ko ngo kirimo ibitanda bibiri kandi wabonyemo miriwa. Ariko nayo byakuba urabona hariya hirya nabonaga hari ikindi cyumba nkabona nyine ikindi gitanda ndavuga ninjiyemo mbe nduhukiramo ndavuga ati hano barandya utanisohokera nahise nisohokera. Niko bimeze. Burya wanyumvishe ndi kubikubwira? Nabyumvise none. Urabona. Nese mbwira ufite inkuru y'ubuzima bwawe navuga ngo cyane cyane ihera mu rukundo rwawe n'umugabo. Reka tuvuge ngo duhere mu bukumi bwawe nawe mu busore bwe siho buriya twahera kuza kugeza mubanye n'ibyaje kuba mu rushako rwanyu. Yego. Mbere na mbere ndashima Imana. Yego. Ndashimira abakunzi bakurikira inkuru yanjye, nanabashimira namwe mwampaye umwanya wo kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Ndabasuhuje. Ikindi cya kabiri iyo ngiye gutangira ubuhamya bwanjye njya nkunda kuvuga ngo nubura n'umugenzi arimo azamuka uri mu manuka ntuzagire ngo wehe ntago azamanuka. Hari igihe muba muzahura ariko umanuka nawe uri muzamuka, ariko byaba byiza mugiye muhura mugasanana mgereye amahoro.
bakamubwira ati mumanuke amahoro. Yego. Byose ni byiza. Mu buzima bwanjye naciyemo rero ndi umukobwa, ubundi nabagaho nzi ko kubura umukobwa gusa wakurira iwanyu ntagire umuntu ukurambagiza, ariko nza kwisanga nanjye ako kantu kangiyeho ko kurambagiza. nkabona umuntu arambwiye ngo nagukunze, isho nkumva haje undi ngo nagukunze. Nyine bisakuranya nanjye ninjiye mu rukundo, nanjye ndakunda. Haza umusore aranyemeza, nanjye ndamwemera. Arambwira ati ndagukunda, ndamubwira nti nanjye ndabigukundiye, kuba unkunda gusa nanjye ndabigukundiye. Turabyumvikana, turashakana. Ni iki cyatumye muhitamo mu bandi bose baguteta? Mu bandi bose. Ikintu cyatumye kwemeza? Icyo cyatumye anyemeza. Hari akantu kamwe yambwiye abandi basore batajyaga bambwira. Icya mbere yarambwiye ngo nkunda umukobwa utagira amagambo menshi. Icyo gihe nari mfite makeya, ayo uri kumva tugiye kuganira n'iminsi yabinteye, ariko nayo aragereranyije. Ikindi yarambwiye nkunda umukobwa ufite amaso manini, urabona ko nari nyafite. Amaso manini. Ufite amaso meza. Ati kandi nkunda umukobwa utari muremure, utari na mugufi. Nisanga utwo tuntu twose ndadufite, ndavuga wasanga abandi bose bankundaga bambeshyaga kuko n'umbwije ukora amarangamutima ye. Bita nanjye ndamubwira ati nanjye ndagukunze. Ako kantu ntabwo byahise biba uwo mwanya, byagiye bicamo ngenda ndebana n'utundi tumenyetso, ngenda ndeba utundi tuntu, ngenda ndeba uburyo yitwara kuri njye, nyine ndebe ko azajya agenda ampana keya zo mu zabukuru. Ngenda mbona bigenda bisa n'ibihura, mbona keya, ndavuga ati zikeya uko byasa kose mu zabukuru zizaba ari nziza, Imana nibidufashamo. N'abandi bantu bameze nkanjye b'abakobwa bakiri bato n'abasore nabo bazajya bagenza Imana izabibafashemo. Nuko ndavuga nti rero ibi ntawabivamo, reka amahitamo yanjye amunyerekezeho, ibindi Imana izadushyigikira. Mwemerera ko mukunda, nanyemerera ko nkunda, dushinga urugo. Urugo twashinze 2009, nari mbyayemo umwana 2009 w'imfura, ubwo urumva ko nashatse 2008. Umwana ndamubyara, umukobwa afite imyaka 2, 3. Nongera nifuza kuba nabyara undi, ariko ntibyahise ko byemera. Tubanye muri ubwo buzima bwa wa mwana wa mbere, tubanye turigira hape, turabana neza. Nasengaga amasengesho yanjye rero, nasengera abandi, nabwiraga Imana ngo uzandinde gushaka kabiri. Buriya gushaka kabiri byaza ari nk'impanuka, ariko nta muntu n'umwe ujya wifuza gushaka kabiri. Bose amarangamutima bayimva uwo mwashakana mwasazana urugo rwa mbere. Kandi buryaga n'uwarose nabiririnda ricya, bwa mbere bishobora kwanga, ubwa kabiri bikemera, ariko ntabwo ari amahirwe ahira abantu bose. Jere ntabwo ari amahirwe ahira abantu bose, harimo abahira ariko ntabwo ari bose. Turagumana rero, umwana tubyaranye rimwe, arambwira ampa ihurizo rikomeye. Arambwira ati uyu mwana yamaze kujya nk'amezi 6. Arambwira ati ugomba kuzarikira aho tukazajya tubyara umwana dufite icyo kubasha kumurera. Wa mwana abaye aho ngaho, arakuragira imyaka 2, umwaka wa 3 yajya aseka, tukabona umwana ari mwiza. Njye nawe twifuza kongera kubyara undi mwana, ariko muri umwaka wa 3 aba yambwiye ijambo, muri umwaka wa 2 aba yambwiye ijambo rikomeye. Arambwiye ngo sinzabyara undi mwana, nanjye njya gusenga ku musozi wa Murya. Mbwira Imana ati nyir'ijuru rero uzamfashe, unapo sinyishoboye, no kwiyaka umugabo sinabishobora, ndamukunda, n'ibitanda 2 sinzabishobora, igitanda kigomba kuba kimwe niko twasezeranye. Wawiteka we uzanshyigikire, uzampereza napo, nzabyare uburyo umugabo abishakamo, kuko ibintu byose nabonye dusaba Imana irabiduhagira bifite. Hari ibintu abantu bajya gukoresha ngo Imana yatwimye ngo niyo yahaye abandi, ntabwo yaba yarakwimye, niryo rye niba yarakugeneye, kuko twese duheza kimwe, ntabwo twese twibuka gushimira Imana. Ariko Imana yagiye ishyira abakire, abatishoboye, abakene, abandi upfuye ijisho, ucitse akaguru, kugira ngo abo bantu bose bajye barushaho gushima Imana, amashimwe y'Imana yiyongere. Turushaho no gukunda Imana cyane, kuko n'ibitangaza byayo yagiye ikora ku biremwa bitandukanye. Ubwo ngubwo njya gusenga by'Imana tuzamfashe. Imana pe irumva, uko twesaba kose irumva. Naratashye nsenga amasengesho, kandi nabwiye umugabo ko nagiye gusenga, ko numvaga ndashaka gusenya urugo. Ndataha, nshyitse mu rugo, Imana ntiyansubije, nagiye gusenga ntiyigeze ivuga. Ndataha ndusa numva ko nabwiye Imana ngo uzamfashe undinde kujya muri Onapo, undinde no gusenya urugo, undinde n'igitanda cyanjye nyine. Ngiye nshyitse mu rugo, ikintu cya mbere nabanje kubona, njye nyine nariryamiye ngiye kubona ngo mbona ndatwise, ariko ngiye kubyara mbona mbyayemo, mbona ni nk'umwuka. Ndavuga ibi ni ibiki, n'abatubwo ngiye gutwita. Naratwise inda, ariko maze gutwita nk'abandi ntabwo nayibyaye, inda yavuyemo.
yandi ivuyemo ya kabiri gukurikira wa mukobwa imaze kuvamo nyine ndababara cyane ko ntabonye undi mwana uruje mu ifoto y'umugabo wanjye cyangwa njye ujye wumva ariko utinde gusubiza kandi nidusenga tujye twirinda kwiyatura bibi kuko hari ibintu byinshi dukora mu rwenya cyangwa tukabivuga mu mikino ariko Imana kuko igaragara mu bumana bwayo nyine mu mirimo n'ibitangaza dukorera. Iyo ngeze nkunda kubwira abantu ngo nuvuga ujye uvuga y'ejo aya none usige na y'ejo kugira ngo ejo utazabura uko yasobanura iyo wavuze bibaye ngombwa. Nuko byaje kurangira rero inda nyine ivuyemo ariko ndababara cyane kandi ivuyemo ntamenye ishusho ivuye muri njye uko yasaga mbonda byakira ntwara indi ya kabiri imukurikirana yivamo inda ya kane ariyo y'umuhungu mfite witwa Christian. Naje rero kuyitwara twita ifite amezi 3 ndaryama njyenyine nta wundi muntu Imana yasanzwe ninjye umva ijwi rirambwiye ngo Mukandayisenga Sifa usenge cyane kandi usenge ko abadayimoni bafite gahunda yo kukubuza amahirwe yo kwitwa umudamu ukitwa umupfakazi. Ni ukuri jere amajwi y'Imana abaho, amajwi kurota bibaho pe n'amayereko abaho ariko bitewe buri muntu wese n'imyemerere ye, hari abatabyemera. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Ko ngenda hamya neza kamajwe abaho n'amayereko abaho ninjye nabyiboneye. Icyo gihe umugabo wanjye ntabwo twaye turi kumwe ariko yari mu kazi hano Kigali tubanye neza nta kibazo. Ngiye kumva maze kumva ya majwi mbona nka filime nkuko filime abantu bajya ba televiziyo barabyumva. Ngiye kubona mbona hatambutse filime mu maso yanjye, mbona uko umugabo wanjye akoze impanuka, mbona ko ntacitse akaboko, mbona ko bamutwaye muri morgue. Kintu nakoze yesa munani z'ijoro naramuhamagaye kuri telefone ndamubwira ati ngiye kubona mbona ukoze impanuka kandi wise kupfa ariko ndabyutse ndi gusenga nawe byuko usenga cyakora none ntujye ku kazi uri gusenga. Abagabo rana abantu badakunda kwemera cyane kuko n'izina bitwa abagabo buri abagabo mwubawe tukabyemera ariko nanone mujye mukunda munyuzemo nyine nabwo mutwumwe gupinga. Mbonye yabyutse ajya mu kazi ntabwo nabibonye saa 8 z'ijoro saa 11 muri icyo gitondo arambwira ikintu yambwiye nibuka yarampamagaye ngo kuri telefone arambwira ngo umubare w'ibanga ni 1,100 ndapfuye ngayo umwuka twavuganye bye bye. Umubare w'ibanga ni 1,000 bya telefone mwabanga ni 1,100 bye bye ndapfuye uzanderera umwana neza kuko mva nari ntwite kwa kundi mbora none mubaje se uguye pe mbura umuntu mvugisha kuri telefone. Iyo ngeze aho mbwira abantu ngo hari abantu bajya bumva gakoresha ngo ngewe ngo abantu bazambabaza ngo nabakuye mu cyumba cyanjye ngo nashizemo ibindi ngo nguragikinga ibintu nk'ibyo. Ngewe amashuri anyemeza kubwira abantu ngo nuzabyumba byose ujye ugira icyo ukingura kuko ijisho ni icyumba, umutwe ni icyumba, izuru ni icyumba, umunwa ni icyumba, mu mutima naho harimo ikindi cyumba nacyo gikomeye kibanga. Burya ibiganza ni icyumba kuko bishaka kugusuhuza utazi icyo bitekereje, n'ibirenge ni icyumba nabyo ko bishaka kuza kugusuhuza utazi icyo bigendereye. Ibyo byose rero ni ibyumba. Basi mu byumba byose Imana yaguhaye jya ukuramo kimwe ugikingure uko ushaka gukinga ejo ukakingirana n'umugisha wawe. Ubwo byabaye ngombwa ko uwo mwanya mbura umuntu mpamagara mbwira ibibaye. Cyakora nibuka ko ngera marumu hano i Kigali ndamuhamagara mwana umugabo wanjye akoze impanuka ese yikoreye ndamwana ntaho nzi gusa mbwiye ko umubare w'ibanga ari 1,100. Ndamwana niwe genda ushakisha gusa muri Kigali wumve ko apfuye uramenya habeye impanuka. Hashize umwanya arambwira ngo impanuka yabereye ngo bita Kicukiro Centre ngo hafi y'abadezani niba ari byo. Saa 10 z'ijoro nari maze kubyuka niba naragenze n'indege nanjye ubwo rugendo sinzi ukuntu rumeze gusa nisanze bitenza 6 n'ataratanu ngeze CH kari haryanye ntwite nda y'uwo muhungu urumva ko ari we mwana Imana yari duhaye dutwise ariko yarigeze mu mezi 3 nari maze kujya ibyara kwezi nize zarenzaga 2. Iyo ngeze aho naho yambwira abantu babyara bapfusha ngo bakomere umuntu utwaye ndazivamo ngo akomere
buri muntu wese afite ake gasozi kandi imisozi yose ntabwo ingana. Rero buri muntu wese ku gasozi yagenewe ajya abasha kugakomereraho kubera ko akamushyize niwe wenyine ubasha no kuza kukamukuraho. Ariko imisozi yose, imisozi uzasanga witwa Kitaba, Ndaruhutse, umusozi Kilimanjaro yose, ariko agasozi burya nta muntu ugafasha undi nako umuntu ku giti cye. Burya rero nugashyika ujye ugakomereraho kuko ntawe kagufasha kereka wakagukizeho. Nashyitse CHK rero sanga ahantu aryamye nyoberwa niba ari umuntu. Umuntu ni munini kandi umuntu usibye kumbona gutyo uyu mubiri n'ubusa n'ukuri. Nasanze ahantu aryamye ndavuga ngo Yesu we, ndikanga ndibaza uyu se ni wa mugabo narinzi w'ibimandevu bimeze kwa kundi, w'ibifavori bimeze kwa kundi, uyu ni wa mugabo wanjye w'ibaraga bimeze kwa kundi. Nta marira cyakwa burya no kurira nabyo nindi mpano, ntago wapfa kubyigana ngo bishoboke. Uwo munsi nta marira nabonye, nta nicyo nabonye cyo icyakora narajugumiye icyo munda nacyo mbunda bagati ni mumunyereke barabaza niwe mudamu wetu ninjye cyo nga hano hose ni inyama ta nyama. Burya umuntu akoze nk'inka, usibye ko tw'Imana yadaye ubwenge bwo kuvuga gusa n'uyu ngo kaduhumeka, ariko ntago dutandukanye. Niko kantu kadutandukanyije konyine. Ndebye hano mbona ni ikinono cy'inka binanira gutandukanya n'ikinono cy'inka kuko twajyaga tugura inyama tukana ikinono. Ndabaza nose ko mukunyereka bimeze nk'ikinono cy'inka kandi kwabaza umugabo wanjye maboko nkabona hana amaguru nkabona harapfutsapfutse hose fupuye. Ndavuga ati Yesu we, ubwo ni CHK turi mbasanze. Nabaye aho ngaho murwaje amezi hafi ageze kuri 7. Kuko ndibuka ko nahavuye ukwezi kwa 7 kugiye kubamo kwinda ngo inda igere muri 7. Mbo nahavuye ahubwo bitanjya kubyara, ndumva naravuye bitanjya kubyara njye mbo kuko naranahamusize arwariye baza kunsimbura. Igihe cyaje kugerayo ntabwo nihuse, cyaje kujya biba ngombwa ko ndaho CHK nanjye byanga mu nda umwana arakurugana nanjye njya gucurama mu bitaro. Mbo ncurama ntwite bibaye ngombwa ko nkireba arambwira ngo nagize ikibazo cya stress n'intaye. Njya mu rugo ndataha musezeraho. Mbo ubwo ngo naherutse umugabo antera inda. Ndumva narangiye guheruka umugabo mbyaye ko mbyaye. Yaje gutaha rero, igihe cyaje kugera arataha, bagenda bamubaga inyama hano ku bibero ahantu henshi, bamushyiraho yaragiye yangirika, inyama barazitera zirenera. Aravuga arakira arataha nta kibazo. Kondisiyo ko atakongera gusubira gutwara imodoka. Uko tuba mu buzima bw'ubushomeri turaho mu rugo, ariko ngasenga Imana nkumva nkomeye kandi nkanigisha abantu nkanabwiriza nkumva nta kibazo, nkavuga nkumva mbega muri njye mfite ibyiringiro by'uko azakira akongera akaba umuntu muzima, akigirira umumaro akawugirana ndetse n'igihugu, ndetse kandi kazongera akavamo umuntu w'umugabo ukomeye. Uko abantu bo ubundi abantu ntibabikekaga ko yakongera kubaho. N'iyi saha iyo akuyeho umwenda ukamureba wibaza umuntu ari iki, ariko ndashima Yesu wampaye kubyakira. Naje kubyarinda rero muri wa mwana, ariko ngaruka aho gato jara. Urumva nubwo twakuzajya tubya umwana tukagira icyo kumureresha, cya gihe twabyayemo wa mwana cyangwa nari ntwite, urumva yarabashe kubona ubuzima bwo kumpakeya. Urumva ko umwana kandi n'ubundi byamuje gukura mu nda. Naho rero mbyariye umwana, namubyariye ku bitaro by'iwacu ahantu bita Igihumbi. Maze kumubyara baramubwira ngo ubyaye umwana w'igitangaza, ngo mama ngo ntabwo tumuguha ahubwo tugiye kubohereza i Butare. Ndabaza se manyoza i Butare gute? Baramubwira ati umwana ubyaye ntabwo twamuguhereza nta nubwo wamushobora. Ndavuga ati nimumumpe mu cyure. Babanza kwanga, ndabanza ndikenda singa Igihundwe ko mukiye ko nta gihe cyazo nzakirengera ndamucyura. Yari umwana, hari ibintu mu Rwanda dukunda kuvuga bita ibibari. Ariko mu by'ukuri pe ibibari byose mwumva ntago ariko ari ibibari. Hari ibintu Imana yikorera kujya gusa ngo ujye uvuga imbaraga z'Imana. Ubwira abantu gukomera. Iyo ngeze aho mbwira abantu bagiye babyara abana babana n'ubumuga, ubona n'umuntu afite ubumuga utoteza ujye usigaho kuko nacyo ni kiremo. Iyo ngeze aho ngaho mbwira abantu niba ufite ikibazo cyo kutabyara ukaba utari n'umutanyi ukanagutoteza, jya umubabare ko nawe si yirengagize ko nawe uri kiremwa cy'Imana. Uwo mwana yanyigishije ishuri rikomeye, yanyigishije gukuburira abantu kugira ngo ndye nkaza nkagukuburira ngakoropa, kugira ngo ndebe ko uza kwibwiriza we nukangaburira. Yanyigishije kuza nkakomesera kugira ngo nibura ninkumesera ejo sibwirize mugenzi aba natake mvuye kwa muganga mpereze. Yanyigishije kubana n'abantu neza amahoro, waba unkunda waba utankunda ngomba kugukunda, ni itegeko nsabwe kugukunda kandi sinkwereka ko mbizi kunyanga. Iyo ngeze aho ndavuga ngo abantu bankunda bose, abonzi n'abazi bubahwe, abantu bankunda abangirira neza, uwaba yaramfashije muri icyo gihe cy'ubuzima bwose naciyemo, Imana izamukubiremo inshuro 1000. Abantu bita ku bantu b'imbabare cyangwa bashonje aho bari hose
mu isi hose Imana ijya ibakubira kandi bubaho izabahe n'ubugingo kuko ubugingo nibwo duhirimbanira. Wa mwana namaze kumubyara aravuka, baramumpa mujyana mu rugo, mushikije mu rugo nakubiswe n'ubuzima, inzara irandya, ngira ikibazo cyo kwa abantu bose banyikanga, umuntu wese uje kurakaza ku mwana nabyaye cyari cyo. Yarameze gute? Yavutse izura ryari risatuye, ishika hano izuru risatuye, ishikamo hano hasatuye nk'uko umuntu basatura ikijumba cyangwa agashamo umwobo, umunwa nawe usatuye bishika no gucya kimwe kiri ukwacyo, nira mu gisenge hasatuye, babyita n'urugero ibibari. Uwo mwana maze kumubyara ntakiri bire mu kanwa ntakurura, hajya mfata amata banzaniraga ku mata bagira neza bakampezwa bakamishije ku nka nkatonyangiza mu kanwa. Ava ku biro yavukanye ibiro 4,800 ajya ku magarama 900. Naba muryamishije mu nzu bakandanya bashire mu gisume kinini, bandajya kunzanya mufatagasha mu bintu byinshi, umuntu wese uje kumufata gatarana kuzingura kugira ngo arebe. Buriya tugira abantu aza akagusura ariko atari impuhwe zimuzanye, bariho ku isi aza afite amatsiko kuza kureba uko umeze iwawe hameze, kandi umubona mwene uzamwakire neza nta kibazo nawe umusekere, ntunamweke ko wamumenye, ntacyo wabikora ku gihe cyawe ngo umuntu mubuze. Tugira n'abandi bantu agusekera akakweka rwose nta kibazo, ariko mu mutima asekana mbireka. Abo bose bibaho mu buzima. Ibyo byose warabibonye? Narabibonye. Ni ukuvuga ngo ibyo byose naciyemo byanyigishije gukomera. Ubu sinjamenye icyo ndicyo, icyo shima Yesu ndakijijwe, sinanyaho, ariko nanone byakugoye gutera kubana n'uwo mwana n'ubwo bumuga bw'umugabo warukoze impanuka ikomeye byose urumva ko nabyaye mugabo bikomere. Umugabo namuhaga keya ziwe na wa mwana nkamuha keya, najyaga mpereza umugabo nizo nahaga umwana. Ntabwo byakugoye? Oya, ntabwo byari kungora. Gusa byari kungora gute kandi mu nshingano narajyaga nsengera umugabo, nkavuga ngo Imana izampa umugabo kandi izampa urugo rwiza, nkayibwira ngo izampe no kubyara. Ni ukuvuga ngo izo ni inshingano zanjye nakosha, kuko nshoboye wa mwana nkamwitaho, umugabo nkamumesera kandi nkamugaburira ku gihe, kandi sibye n'ibyo tukaryama no ku gihe. Na wa mwana nkamugaburira, nkamenya amata ye cyangwa nkamenya niba ari igikoma giyungure mu kayunguruzo. Bakoraga ubushobozi gusa kumva ari ubwanjye. Umwana akora nanjye sinkora, n'inzu turimo n'icumbi kugeza n'uyu munsi ndacumbitse, ariko mbishimira Imana kuko nanone se hari n'ababa mu gihuru nzi ko barara mu gihuru. Nabayeho rero muri ubwo buzima ncumbitse. Umugabo urambaje ngo nabikuraga hebyo nabahaga kuva mubyara kugera uyu munsi wa none sinjya ndara mu nzu kwezi cyangwa 2. Cyakora ubu none birarashize, ndikumva shima Imana. Urarahe? Kandi nahoraga mu bitaro kwa muganga. Ninde wapfuye? Ninde ugize ibyago? Mama Christian. Uwo mwana yitwa Christian. Ninde ugize ibibazo? Umugabo wanjye ari hagiye muri rendezvous. Nubwo buzima nzi gukora ku buryo nta muntu ndusha guzunguza agataro. Nzi gukora kandi nananasengaga byose nkabikora kandi nkumva nta kibazo. No mbaza ngo uburyo umwana yanywaga yabonaga ibyo kunywa, warazaga nyine wareba ko ntaraho ukavuga ati yewe no mubyeyi reka tumuhe n'ubundi no mwana agiye gupfa, ariko tureko twamukuraho iminyago. Bakampa ku mata amwe yo mu gashashi bakampereza, nkamuhereza nkajya muhereza muha, nanjye nkaboneraho. Impamba y'umwana ihembura nyine. Abantu mwese mujya muzirikana gufasha abantu gutyo mwarakoze, Imana ijya ibahigisha. Nuko bafite igihe kingana iki umwana? Abujeje imyaka 8. Aravuga se? Uburyo avugamo kubera ibibari ntabwo basha kuvuga neza. Ibibari barabibaza nta nubwo bikiri ikibazo, baramuvuye bishoboka, ahubwo ingaruka nibyo bita consequence. Ingaruka z'ubumuga yavukanye. Ubuhe bumuga se kandi? Ubwo nyine bw'ibibari, ingaruka zajerwa n'ubumuga. Umva avuga ngo ubu yagusoza muri aho sheredi kunoye iminsi murakomeye bitewe n'uko mu nkanga barahabaze haradodoka. Ntacyo nibavuga. Yego aravuga, ariko hameramo iryinyo. Iriya nakweretse iriya mu nkanga haza y'iryinyo n'ikibundi kiri gitangaza kuko ntibibaho. Ariko afite andi menyo, yandi menyo yose yaraje yose, irindi rigirira mu mazuru hirya kuri mu nkanga. Barongera barahabaga barikuramo, nabo byarabayobeye icyo genda byo ko batangaye. Harongera hazamo ubu harimo irindi, niyo bambwiye ko iryo rindi ririmo ntago bamuha pare ngo rigororoke, niyo saa nta bushakashatsi bwaryo buraboneka. Umuganga wese mujyanyeho anyohereza kundi byo narabyakiriye, mu byo bamuvura ntibibamo. Iryo ryinyo rero bafite niryo ryambereye ikibazo, ndi kubwira Imana nyiri ijuru nkuko nasenze irindi rikakuka,
naryo izindi zizavemo gutyo bizavamo rwose. kuko kurya biramugora, ibintu tumuha biragoye ntabwo kubibona. Ntibya binakwiye nyine ngo mubyara ari uwanjye, yari nko kujya ahantu mu bakire bafite ubushobozi, ariko Imana icyo nyikundira iravuga ati nawe mufata uyu mwana uzajya uvuga izi imbaraga z'Imana. Njyewe uwo mwana kuntu barya ibirya ntago akanja, ntaho uzi umuntu, sinzi n'ibyo mvuze byumvise. Ubu ntabwo abuze umuntu tuvugana wumve ko bitandukanye n'ibyo uzi. Ntabwo afite umuntu. Urumva afite amenyo yose hano twese dufite. Nyuma y'aya menyo afite iryinyo ryo ryana naje rutayandi yose. Iyo agize ngo agiye kuvuga leta rihura n'ururimi ntibimwemerera. Kandi none bambwiye ko batapfa kuri baga kuko abazwe inshuro 5 yaranakize ibibari n'ibibari. Mbo bavuga ko ashaka ari inyama bakuriyeho hato kwibeshye kajyamo hejuru bari gutodira mu gisenge. Mbo kurya rero badutegeze ko mu bintu byoroshye nyine urabyumva, amiriraho pe ibintu byose turanabibona tukabireba. Bisaba nyine utuntu tworoshye ugasanga n'ibintu bagwa n'iza condition nazo z'ubushobozi. Nyine ugenda ugerageza hamwe no gusenga. No kubisya. Urakoze. Ibyo bintu ukazasanga bigutwara igihe mu gihe tumenye gufata ibitoki n'ibirago tucakiranya. Ibyo makobora n'ibishyimbo gacakiranya, ariko icyo nshimira Imana kurusha ibindi byose nuko mufite. Kandi ikintu numva aho yongezaho natangaho nk'inyigisho. Umuntu wese ufite uyu mwana umeze nk'uyu wanjye, ubumuga ubwo ari bwo bwose ajya mwubaha kuko abazavamo umuntu ukomeye kandi n'ikiremwa cy'Imana. Mu kwizera. Umwana rero twaryaga bitugoye, ariko arakura bagenda badufasha. Ndibuka cyane ko n'umurenge wamfashije, yewe n'igihugu cyaramfashije, cyaduhaye ku mata cyaduhaye amata. Iyo ngeze aravuga ngo leta y'u Rwanda yubahwe, baduhaye amata yo kumurera, baramugaburira, igihe kisa kugira bigera iherezo birahagarara nyine kuko yaramaze kuba atuye mu butabere nyine. Uko agenda kura bigenda bitugora, ariko bariho twaramutanije bizagenda neza. Ubuzima bwaje gukomeza n'umugabo. Aho rero hari ahantu naje kugera rero, ari naho nababaye cyane kurushaho. Gihe cyaje kugera umugabo wanjye amera nkaho sinavuga nko kunanirwa. Nukuri buryo yongeza wanjye nkunda kubwira abamama ngo bajye bihangana, kuko kuba abamama kwihangana kwabo bubahesha kumenya gukomera. Ikindi burya abamama nibo bubaka urugo ntago ari umugabo, urugo ni umugore. Nasanze urugo ari umugore pe, kuko iyo byanse umumara avuga ati njyewe ndabizinze ndigere, ubundi muri iyi minsi hariho ndabizinze tubivuyemo no tubirangize. Ubu rero kigiye no kubana muri tubirangize, ariko njyewe icyo nashimira Imana yampaye gukomera, nange ntazaho nagukuye. Nawe igihe cyarageze arambwira, kuko nubwo nkubwiye gutyo ngenda mbitaruka muri ubu buhamya bwe ni burebure, ariko igihe cyarageze akajya apfa. Yarapfaga, yapfuye inshuro zigeze ku 10. Uwo mwana Kristi yagiye apfa akazuka pe. Gupfa akazuka mujya mwumva bibaho nibyo biriho abantu ko bapfa bakapfa, agira kure wundi akagaruka. N'igihe yagiye amara iminsi 3 ndi mu nzu kandi nta n'umuntu mbibwira, n'umugabo numva ntamubwira ko umwana atari muzima, mubana mu nzu ari umurambo. Ariko ncunze ikimana izankorera nirirwaga ndira nkararira amarira, ko icyo gihe ndabyibuka nibwo umugabo yamanutsemo. Ndamubwira ati ngo nuzaze ko uwo mwana yarandembanye kandi ashobora kuba ageze ku matanya yo gupfa, uko bagiye kuzapfa. Ariko kandi nari mfite mutu mbona ko ari nk'umupfu. Araza aje kureba ukuntu umwana ameze, kuko icyo gihe n'ubundi ntiyari ari mu rugo. Ndamumuhereza. Hariho abantu batajya bashaka gukomeza abandi mu bihe bibi, ariko abanyumva n'abankurikira bihangana. Asanga nicaye n'umubyeyi w'inshuti, yari inshuti yanjye, namwitaga inshuti. Burya igihe twibeshya ku nshuti, ukibeshya ku nshuti cyangwa niyo nshuti yawe, nyamara inshuti yawe iri hirya utanayegera ariko ariyo nshuti. Asangana n'umubyeyi twari twicaye, numvaga kare wankomeza. Ndamubwira nti dore ko umwana ameze, injira hari umurebe. Ndamutira ko pe nabonaga nta gisigaye, yari yarapfuye, mbona nta kigenda. Ahita akamunjugunyaho umugabo. Ahita akamunjugunyaho, arambwira ngo ye ngo ntabwo uraje ugagare, ngo niba utariyakira. Ngo njyewe nariyakiriye. Ngo wagiyagiriye ko niba utariyakirije ukagagara nawe. Ndamubwira nti basi mfasha nyine urebe ko bimeze, urebe ko bitarangiye. Mumuhaye itakamurekura ako hasi. Biriya bajya babeshya ngo iyo umuntu yaguye hasi ntarama. Iyo mbishyitseho njya ntekereza ibintu byinshi, ariko natekereza aho yavuye nkabona ari umuntu ukomeye, azavamo umuntu ukomeye. Kuba papa yarakoze ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva nawe yakoze accident uramurwaza, ariko we afashe umwana mwabyaranye nabi kuko ageze mu ashobora kuba ataramwanze, ahubwo nawe hari abantu nka kurarakana kweretse, kuko natekereje ko nawe yagize trauma. Niko ntekereza, simbizi.
usibye ko igihe cyageze nyine nkajya numva naguma kujya mubaza impamvu yagiye yabimbwiye, kabona nabwo ari ukumusesemereza nkagiraho nkabyihorera. Biri bimwe mu bintu byaje gutuma dutandukana burundu. Uko nari nkunze uwo mwana, cyambere aba yasohotse mu mara yanjye, ikindi ni amaraso yanjye kandi nawe nayi. Aribaje none ubundi katari umuforodano ko ari wanamubyayeho, ubundi se mbigenza ute? Umubyeyi rero wari uri aho nawe ari kunkomeza mu bibazo. Hariho abantu badashobora gukomeza abandi. Yakunda kuvuga iyo nshyitsaho, niba udafite icyo guha umuntu, ntacyo kumuganiriza ufite ngo umuhumurize, wimusonga sigaho, rekeraho. Niba udafite icyo kuvuga icecekere. Ariko byagenze gute? Umubyeyi yese akavuga ngo ni ukuri ngo uraje ugagari, ngo yego ntuse ku mugabo wawe, ngo nanjye sinashobora guterura umurambo. Ndawuterura njya kumushyira ku mubyeyi twari duturanye, sinzamwibagirwa. Ni umusiramu, ndumva ni umusiramu. Nicyo kintu cyatumye ndakunda kurobanura amadini. Nta dini ngira mbogamiye wita ko nemera Imana n'umwana wayo, nemera n'umwuka wera. Aramumfasha, tumujyana ku mupasiteri, ku mama w'umupasiteri umwe twenda kwita mama pastor, baduteza imodoka tumujyana kwa muganga. Utaragera kwa muganga, bishoboka ko kuri kuvuga uyu munsi ibyakubayeho atari ko mbere wabitekerezaga. Icyo gihe ubonye umugabo wawe akwitaje mu bikomeye kandi waramubaye hafi muri cya gihe cy'uburwayi bwe, yakoze accident, nakuyemo ishuri numva nakubwira uwo munsi. Icyo nahise ntekereza gusa ko abagabo bashinzwe kubyara, menya niko njye nahise ntekereza. Niho nahise nubahira abagabo, ubundi abagabo ndabubaha. Ese mbona abagabo icyabo misiyo yabo ikomeye Imana yabashyiriye ku isi ariyo kubyara abadamu natwe tukarera. Uwo mwanya ngira aho rwose pe, umutima wari umeze gute? Mpita nongera nakira ko biramutse bibaye ngombwa ko dutandukana n'umugabo wanjye ntazongera gushaka ukundi. Kandi n'uyu munsi biragoye kubona umugabo wanjye cyangwa ndamutse ntandukanye n'umugabo wanjye burundu, ntabwo. Kubera ko numva ko n'undi mugabo nawe ejo yazangurira nk'ibyo. Biragoye, urumva biragoye, ntabwo wapfa kubona, sinapfa ntibyanashoboka. Okay, gutandukana byashoboka, umugore n'umugabo bajya batandukana sibyo, ariko gushaka aho mba numva abana n'umugabo. Uyu munsi yaraje, bari mu rugo. Dukunda kuba turi kumwe ariko bari mu rugo. Yigeze no kugenda se? Yagiye gushakisha, nabwo akaba yagiye gushakisha, akagenda akajya gushakisha nk'abandi bapapa. Yamubwiye nyine agenda nyine agiye gushakisha, ubwo byashyika bikanga nyine akazongera akagaruka. Ariko hari n'igihe yagiye rwose pe biramucanga, aramubwira ati ndagiye uyu mwana ntabwo nabivamo, ibi bintu biragoye. Urwo ruragoye. Aramubwira ati uyu mwana ndi kubona njyewe si umwana koko, ariko nkabona ni muri bwa buryo bwo kubona ni inzara yabuze uko nta kazi afite, nawe ni bwa bumuga arabufite, nta kazi abona, nta kintu akora, mbega ukabona ni nk'uburyo bwo kujya gushakisha ubuzima bwatunga wa mwana, ariko ntanabimbwire. Muri iyo iyo ugeze muri umudamu rero udafite gukomera muri wowe ngo ube nk'abagabo nyine ukamirike, mbega niho umugore asakuriza ati umugabo yarantaye, kandi biba byumvikana. Niho umudamu baniyamburira agaciro, ugasanga mbega ariyandaritse muri ubwo buryo. Iyo ubisaba nyine ngo ube muri sosiyete y'abantu ubiyegereze, baguhumurize, ukomere. Ubwo buzima bwose nabubayemo. Ariko urakomeye, urakomeye cyane. Ubu ngubu wese wakira ko umugabo ataguta, atari ukuguta. Mbona ko nyine yagiye nawe ko yaba yaburaniwe nyine, ariko n'abagabo atakubwira akagenda kwa tekiniki bazitaje. Bazitaje kugenda kwaje. Kugenda kwaje. Iyo yagiye kwaje se ntabwo biba ikibazo ngo ubabare. Umbabare? Oya, hari igihe urababara ariko ukajyaho ukanabyakira. Ugeraho ukabyakira kuko none se nanone muri kumwe mu rugo nabwiza reka kurya urivovota, ariko none n'igitangaje kiba kirimo hari n'igihe ashaka kugenda n'undi ntanaronke bitewe n'uburyo yagiyemo, cyane ko ari njya mbwira abantu ntimenye akazi k'abagabo karahagaze. Akazi k'abagabo karahagaze bitewe n'ukuntu mba ndi kwibona ku giti cyanjye cyangwa se no muri sosiyete aho tuba turi, ariko nanone ntabwo byatuma dutuka Imana. Mba musabira gusa ngo Imana izajye imuha akazi wenda. Umugabo yagakwiye kwitwara gute kugira ngo umugore atananirwa? Umugabo ari we wese mu gihe urugo ruhuye n'ibibazo, mu gihe urugo ruhuye n'ibibazo, uko umugabo agomba kwitwara n'umudamu we kugira ngo umugore atananirwa ni ukumuba hafi. Icyo ni icya mbere. Ikindi kumuhumuriza, akamwereka ko bazabisohokamo ibyo barimo. Ikindi baburara babwirirwa bakaba bari kumwe, kereka mu gihe umwe amenyesheje undi ahagiye kandi akaba agiye gushakira
amaramko cyangwa amaronko y'ibizafasha ba bandi basigaye ku rugamba, ariko navuga baba bagomba kubaho nk'abasirikare, kuko umusirikare aterwa atiteguye kandi aba agomba kunesha byanga byakunda. Niko burya ingo nyinshi ziba zigomba kuba zubatse, ariko satani ntabwo abyemera. Burya urugo rugomba kuba rwubatswe gisirikare, guhora witeguye ko ugomba guterwa utiteguye kandi urugamba ukarutsinda. Nihe wagiraga ukumva urarushye? Hano najyaga nkumva ndarushye ni mu gihe nabaga mvuye kwa muganga nkasanga abana banjye, imfura yanjye, urumva ndacumbitse, sinavuga ko cumbitse ahantu hangoye cyane mu buzima. Nukujya kuko kenshi pe nabaga kwa muganga n'uyu munsi no kuva kwa muganga ngashyika ngasanga nyiri inzu ncumbikiye ibintu byanjye yarabikuyemo, ngasanga yarabibikije inzu ye yarayishizemo umuntu. Icyo ni cyambere. Ikindi cyangoraga no gushyika mu rugo ngasanga ntacyo kuha abana mfite, ntaho ndi burebe. Cyakora ndashimira abantu b'Imana bagiye bafasha umbereho y'ubwo buzima bwanjye. Ndabashimira aho bari hose, abanyumva baduturanye, abambaye hafi dusengana, yaba tudasengana, abisilamu, abanyagatolika, abadive, abantu b'amoko yose bagiye bamba hafi bakankomeza. Imana izabahe imigisha. Abo bose ni babaye urugero rwiza kuri wowe. Hari ubwo ujya mu cyumba ukaririra Imana amarira akagwa? Amarira akagwa n'ibinwira bikaza uri kurira, kuko igihe cyarageze ibyo nkubwira n'ibyambayeho. Ntatumye umuntu, hari ibintu abantu bavuga bo bari gutwika, ngende kukubwira ibintu byambaye bifatika. Igihe cyarageze abantu bampakato bakuvaho kubera ibibazo byinshi, kandi bakampa batanyaze, baransuraga bakangenderera. Ahubwo kwibaza umuntu kuza kukubwira ngo ugiye kureba umwana wa Sifa muguhereze umwana ungana n'urushinge, ikindi murebe kuntu ameze. Erega n'ukuri bajya bavuga nta foto nta cyabaye, uze kunyibutsa nzakwikengera agafoto ke kera. Ubikubwira utabyumva utabire. Yarwaye ibisebe neza, abazona, abankwazona, bari abantu baba bacitse ibisebe ngo bajya bitazona neza. Nanjye najya muri amashyira akazira mu gitenge. Hari umugani bakuru bacu bavuga ngo utareze inana ntarera inshishi umushishi. Uriya mugani ndabubaha cyane, ahubwo buriya abantu bakuru bubaho nabo. Birumvikana wabaye mu bintu bikomeye cyane, nibyo byanagukuye hariya Rusizi uza kuganira natwe ubuhamya bwawe bw'ibyakubayeho. Tugana ku musozo, uyu munsi ubayeho gute? Uyu munsi ndashima Imana uburyo mbayeho, mba ahantu ndacumbitse nta birenze, ariko ndashimira Imana. Ntabwo ubuzima bwanjye ntibwigeze buhinduka kubera impamvu zo kuba kuri uwo mwana. Ubuzima ni bwa bundi, ni ku nkoni z'ubugome, ariko nkumva ndakomeye, ngakomezwa n'ijambo ry'Imana rivuga ngo humura ntacyo uzaba. Kuko iyo ncuruje nk'ibyumweru 2 nabonye nk'ibihumbi 50 nkabijyana gucuruza nk'ibyumweru 2, nyuma y'ibindi byumweru 2 ndwaza umwana karemba nkajya kwa muganga. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu mvuze byose abanyumva n'abandi hari n'abanzi gutya viza bo baba babireba, ni ukuri ntago mbeshye. Ni ukuvuga ngo hari igihe gusa Imana yamfashije umwana mpagahenge k'amezi 7 n'injye ugwaye ubwo buhamya, ndacuruza mbitangura pariseri. Nicyo cyanyese ko Imana iza kumfasha ngahirwa, sinjye mbona ibyo bintu binyamo by'amazazane. Nshaka kuba narabaye umuntu ukomeye nanjye ngafasha abandi, nkagira neza abandi, kandi ndabizi n'ubundi ko nzavamo umuntu ukomeye. Kandi ikintu cya mbere nzabanzirizaho, nimvamo umuntu ukomeye nzajya nshakisha ahantu hari abana bafite ubumuga nanjye mbafashe. Nzajya nsura ahantu hari abana mu bitaro bafite ubumuga, mpumuriza ababyeyi babo, kuko nanjye ndabyibuka ko abantu bagiye bampumuriza bazanze mu bitaro. Nabo nabaga mpamagaze muri gare, ndabyibuka mpagaze Nyabugogo, imvura iri kugwa ari nyinshi, mvuye Kanombe. Umubyeyi umwe arahansanga, atuye ku Ruyenzi. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibira iby'iri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya,
abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye, abakiriya baturutse imihanda yose bakora oda ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. uwo mubyeyi arambwira ngo bite byawe byisi ko mbona uri kunyagirwa. Nari mfite ibumba, mfite igikapu, mfite na teremusi ntoya, mfite n'agateremusi gato. Uwo mubyeyi arambwira ati kuri kunyagirwa. Ndamubwira ati nari ndi gutega ariko nareba ahantu ntegera. Arambaza uri kujya he? Ndamubwira ati ndi kujya mu rugo. Hehe Rusizi. Uvuye he? Waruzanye nde? Ndamubwira ati maze iminsi ndwaje y'umwana munyereka ari nguriye. Mana yavuze mu Gifaransa nyereka ko bikomeye. Arafata aramwanga ngo nkweka ujya kuruhukira. Anjyana iwiwe. Ndavuga ati noneho bagiye kundira hano. Shikije iwe ibintu yankoreye ntibibaho. Imana izamuha umugisha, ntabwo namenye uko mbivuga. Yanshikije iwe ndaharara ijoro rimwe buracyaransezerera. Ariko aho uri wubaho uri isi. Arambwira ati ngwino hano. Aranseza ajya kuntegera Nyabugogo. Ndataha ariko muri ibyo byose nkubwira bafituma nkubwira ngo nindamuka mvuye muri ibyo bintu byose ndimo Imana nanjye kangirira neza, nzajya nanjye numva najya mfasha abantu. Nasanze ikintu cyo gufasha ari ikintu gikomeye. Impamvu nanone kandi akaba atari ikintu nagira umwuga, ni by'ukuri pesi ndi gusaba, ariko njye abantu bangiriye neza ku rwego uwo mwana iyo ntagira abantu Imana ikoresheje yari kuba yarapfuye. Iyo ntagira abantu Imana ikoresheje simba ngira ngewe uyubona. Nanjye ubwanjye mba narapfuye, nariyandaritse nta n'ubwiza bw'Imana bundiho, ariko abantu bagiye bankomeza batandukanye. Imana izabahe imigisha. Rero muri ibyo byose ibintu byagiye bingora mu buzima naciyemo, ni ukubaho naza ngasanga inzu ncumbitsemo nyirayo yayihaye undi muntu. Ntabwo byatumye wanga ubuzima? Hari igihe cyageze mbwira Imana ati rero wa Mana uyu mwana nimpfa, ntabwo numvaga nanga ubuzima kuko navuga ati Imana nisaba gupfa Imana ubundi ndayizi nge ko yumva. Nageze igihe nifuza gupfa, bisabye Imana ngo mpfe. Nibuka ko nasabye nabi njya gusenga, afata umwana mujyana muri murya. Twagiye gusenga mu ishyamba ritaba nk'abantu, amara iminsi 3 ndi njyenyine n'umwana turyamye, imvura itunyagira. Mbwira Imana ngo nimpfa ko navuze ngo mpfe, uyu mwana nimpfa ninde uzamundera? Na mukase ntiyamushobora ko bamukase b'abantu barengana. Burya hari imitwaro duha abantu tukanabashyira urubanza ariko atari iyabo bagenewe. Buri muntu wese afite umusaraba yagenewe. Umugabo icyo gihe bakugenda gukomeye yakubaye hafi. Icyo gihe nabaga muri ibyo hari umuntu wari wamutubura aramuhamagara kuko afite perime ngo azajye kumuha akazi. Aramujyana se nongeye no kumubona ntiyongeye kugaruka. Ahubwo byarangiye umuntu amutuburiye amurya amafaranga nyine. Byabaye ibibazo ku mpande zose. Ntabwo yari ahari hose babibaye ibibazo yego. Nawe ntiyarahaye nanjye ndi kurwana n'intambara zanjye, nawe ari kurwana n'iziwe iyo ngiyo. Nuko ngahangana n'ibyo ngibyo ngenyine. Ubu rero naciyemo bikambabaza mu buzima bwanjye. Nuko narajyaga mva kwa muganga, inzu najyagamo nagiye mu nzu ebyiri. Inzu ya mbere nayivuyemo ihirimye, yituye hasi kuko imvura yaguye ari nyinshi, inzira hirimo. Ya kabiri nyirayo ayidukuramo dusanga yabikije ibintu ahandi nyine kuko twari twaratinze mu bitaro, kuko cyagiye cyo kwa mu bitaro kandi twishyura inzu y'icumbi. Akakubwira nti nugaruka azayugambaye nishyire Imana kuko akeneye amafaranga, nawe ari mu kazi, ni business. Nuko mba muri ubwo buzima, ahari nacumbitse nkahava nahakuwe n'umwuzure waruzuye nyine udutwara ibintu ndabisohora. Birumvikana. Reka dusoze ahubwo duhe umukoro abantu ariko twumva bagira icyo bagufasha, sibyo? Duhe umukoro buri muntu wese uri kutwumva, umuntu navuga ngo ufite umutima kugira ngo afashe uyu mubyeyi abashe kurera uwo mwana, abashe gutunga urwo rugo. Ubwo urumva ko byose ari we. Byaba byiza rero utanze nimero ya telefone banzo uyitanga. Nimero ya telefone? Sabi ngewe
Jera njyewe njya ngira ikibazo numva sinzi ubu buhamya butangira kugira ngo abantu bakomere banumva nta butanga nk'uri gusaba sinzi wowe ukuri kubitekereza ntabwo rero numva ntabwo uri gusaba sibyo ntabwo wumva ushaka gutanga nimero ya telefone yawe bikore nk'aho wenda hari umuntu ushobora kugufasha ushobora kubona nimero kwifuza nimero yawe ntawamenye sibyo bigufasha Jera mbere na mbere ndashima Imana ko wanyakiriye ukampa karibu kini ntabura kukubwira bamwe ntujya ureba ujya ukunda kubireba ujya ubireba ni njyewe wikubwiye ubutaha nzaguha ubuhamya bw'ukuntu nariye injonjororwa n'ibishororwa n'ikinyamushongo ikinyamushongo kiraryoha ariko ntabwo bagikarangira muri cya giko bagikuramo nimba nanabaye muri ubwo buzima ntabwo igice cy'ubuhamya gito cyane natangiye kubabara mfite imyaka yanjye 8 none juje 30 n'ingahe ubwo rero niyo mpamvu urumva kuvuga ngo kuzitanga hari uwakumbona gutya hano akajya ngemba numva nshaka gukomeza abantu numva hari ubutumwa nanjye narangiza nanjye ntanzi message umuntu wese ufite umwana ubana n'ubumuga wese akabaze ko yamubyaye ikintu ashoboye no gusenga impano yo gusengera abantu ikabaha kwihangana nkuko nagize kuko imyenda gutyo ujya wumva ngo abantu barasara bagatuma imyenda bakiruka bari bazima bakagira toroma ni ibitekerezo byinshi cyane bikaza bikikusanyiriza muri aka gasanduku k'ubwonko by'amakuba byinshi rero bigatangira kumwereka ko ari ufite ikintu ashoboye ko ari cyo yakwikwaniriraho agahita toroma ikaza agahita ko yiruka kuba njye ntarasaze cyangwa ngo ntore amashashi niruke umuntu wese ufite umwana ubana n'ubumuga cyangwa umugabo se akaba yararwaye igihe kinini cyangwa umugore se akaba yararwaye igihe kinini cyangwa umutwaro umuremerereye birashaka umwana yakunanira umugabo bikanga imiryango ikakwanga ibintu byose bikanga cyangwa ukaba warabaye mu buzima bwa ntibyemera ntibishobotse nkanjye uwo muntu akomere Yesu aramukunda kandi pe nawe Imana ikiguha umugisha gutya uganiza ko iyo uvuze uraruhuka iyi mivuduko hepatite diabete nyinshi uri kumva indwara zishi ziri guterwa n'ibibazo abantu bafite kuko kutabona ubwira ngo uruhuke noneho bikajyamo mu buzima bigahuriramo hamwe mu mubiri ukumva abantu barapfuye bakibwa bakoresha ngo namarozinga bandi bira byose baburana ngo babatanze kuzimu none se ubwo Imana yazabishoboye iki niba abantu bose babatange kuzimu ngewe numva Imana yacu dusenga ishoboye kandi nta muntu upfa mbere yo gupfa niyo mpamvu mba numva byene ko turi kumwe cyangwa nakuganirije no kwirirwa ntanga nimero nabireka komera si komera kandi Imana izaguha imigisha izaguha imigisha kandi nabanyumva namwe mukomere nanjye narakomeye bahumuriza ko uyu mwana azabaho azagira umumaro cyane nizera ko n'ahandi Imana ahasigaye ibitarakora izabimukorera ubu ari kwiga nizeye Imana ko niryo ryinyi izarikura kuko usibye ko mbivuga utari umwana ureba ariko kurireba aho ari n'ibintu abantu bose bibacanga wihangane sibyo telefone yarenze kwishyira hasi byibare nze kwishyira hasi nanjye njya nandika nimero uwo kuyivuga wowe basi sibyo kanyivuga bitakubangamiye nuyivuga we ntibikubangamira se kumva ukeneye ubufasha ukeneye nk'umuntu wagufasha ariko unabyumvise sibyo ntawamenya sibyo ntamenya njye mvuga ngo umugisha w'umuntu ntabwo tuzi aho uturuka sibyo sifa ntawamenya asanga umugisha wawe uva muri kino kiganiro ushobora kutava muri kino kiganiro ukava ahandi ariko tujye tugerageza amahirwe uko bishoboka kose sibyo uko kuruha kwawe wasangwa hari aho Imana igiye kubicisha sibyo si tuyivuze nta kibazo ihangana 078 74 46 85 2 sifu mureke tugerageze wifuza wenda kumusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi amuganirize iyo ubonye umuntu ukuganiriza akakumara agahinda akakubwira ati komera ibyo bintu biraryoha birafasha rero sifa nawe umubwiye iryo jambo ni ijambo ryamukomeza no mu buryo bumwe cyangwa ubundi uko bishoboye nk'umuntu sifa wakoze kandi wakoze gukomeza abandi nuko ukomere cyane namwe murakoze kunkomeza
bankunda mwese Imana ibahe imigisha, n'abaza reba ikiganiro bagakomera bakansaba izindi nama, kuko hari ibintu byinshi ntavugira aha byagiye bikomeza kugira ngo mbashe kurera uyu mwana, kuko mu by'ukuri igihe cyaranageze ntekereza ko hari n'abagiye baza bakambwira ati uyu mwana uzamufate umujugunye ku muhanda, hari abantu baza bakamujyana ukaruhuka. Izo nama zose zangezeho, ahari hari undi nawe zazageraho gutya byiza bihagije, bakansura tuzamufate umujugunye ku muhanda, ahari hari ubwo hazatambuka umuntu mugira neza, yatambuka agahita aza akamujyana, ukumva nyine nizo mpuwe angiriye niyo nama ngiriye. Inama nyinshi twumva ntabwo ari iz'ukuri, ariko umutima wanjye ukambwira ati hoya humura komera, hari ubwo uyu mwana wazamurera akabaho, kuko ntibumvaga ko yabaho. Hari wigeze ungira inama arambwira ngo mfate umwenda mupfunde mu kanwa ashiremo umwuka, kuko azapfa yandurije yantwaye ikintu byose mfite, kandi nta kintu nari mfite, si parisiteri nari mfite. Bagusaba kumwica se? Yasabye ko namupfundamo 9 mu kanwa, ati uyu mwana rwose uyu ndi kubona, usibye ko azamfata ukamupfunda nk'ikintu mu kanwa. Hari abantu b'abashinyaguzi, abantu muzahura n'abantu nk'abo mwihangane. Ibyo nkubwiye byose byambayeho nta na kimwe, gusa hari ibintu wanga kuvuga ugapfira iyo, ariko hariho ku isi inama yonyine umuntu njya kunda kubwira abantu ngo inama izakunanira kuyigira uzayishakire ku muntu ngo azayikugira, kuko burya ikintu utifashije ntawe ntawagufasha. Ubwo muntu murakomezanya mu buzima, turanabana turanaturanye, ikimenyimenyi neza neza nkwemeza ni uko n'umwana wanjye amuzi, ajya anamutuma. Ibyo nkubwiye ntabwo mbishakishije, ajya amutuma, yaramubonye ko akuze azi kazanabaho, ntibyarangiye gutyo gusa, ajya amukoresha nyine nawe yanyekaga katanyanze. Tugira inshuti mbi mu buzima, ariko tugira n'inshuti nziza. Inshuti mbi rero ni kuganiriza cyangwa mukabana nayo, ntuzayereke ko yakubereye inshuti mbi, ahubwo wowe ujye umusabira ku Mana. Inshuti nziza nayo mu buzima niza uzayakire. Harimo abantu badashaka gukomeza abandi mu buzima, akaguca intege, wavuga we cyangwa ari ukukumanura hasi gusa, kujyana hasi, aho kujya gutera injege mu bitugu nguza cyagiye cyo kugutsikamiraho. Rero aguma gutsikamira, we abari mazi ka kugutsikamira ka utari bubashe kubyuka, wajya kwiyumvamo gusa kumva urabyutse. Byambaye ibyo byose. Komera kandi Imana izagukomeza. Wabaye umugore w'intwari, wabaye umugore ukomeye. Kera kabaye umwana wazaguye igikombe, uvuga uti nararushye ariko umwana wanjye. Uzi igitangaje gikomeye ejo ndi yarasekeje. Reka mbabwiye niko kantu gakomeye konyine kanejeje. Ndetse kumubwira ni se Christian wazambabariye ko njye mbwiye abantu ukuntu umeze, ukaza nkabereka, kazasamba abantu bakirebera mu muhogo. Muri kundi mama no uranyanga mwana umusaza umugabo ngajya gutereta umukobwa asize abantu bakamubona maze basaza bandenga kagira ututiko undi mwishuri ngiye kuzajya mu wa mbere buri munsi, umusaza mu wa mbere warashize mu bantu bambone bose bagenda kanaka yazavamo umuntu ukomeye we. Ndamureba kano kuko kibimana ubu se ndari kuzajya mvugira ibi yaza ko naramutaye mu mazi. Abantu mwese muri kunyumva n'abazamva kino kiganiro nimukomere, nukuri ndabahamiriza ko Imana ishoboye. Nushyiramo intege mu byo uri gukora nayo izagushyigikira. Nugira icyo ufasha umuntu ukamuremera, ukamuha ibitekerezo gusa byiza, nawe Imana izaguheza abandi baguha ibitekerezo byiza. Ubwo si yanze kumujugunya mu mazi, nindari kuzajya mvugira ibyo. Iyo muta ku muhanda se nindari kuzajya nganira. Ibyo byishimo byawe. Kandi iyo muta mu mazi cyangwa ngo umwice kwa kundi bari kubwiye, uyu munsi wicuza, ubusaba Imana imbabazi, wumva itaraziguhaye, uhora muri ya misozi yose wirukanka uti Imana yanjye mbabarira, mugarurira umwana, sibyo? Kwicuza. Uzi ibintu byagiye bimbaho. Tanza kuba kono nubatse inzu inshire 2 ngurisha amatafari ariko nzo ntayamanuraho, agashande kumuvuza. Ni ngo ubuhamya bw'ukuntu ari ibinyamushongo, nzakubwira n'icyo ngicyo. Kubera uwo mwana gusa inzu nubaka igashyikamo kuri rento, amatafari yose yarwara yandembanye nkayamanura, bakajya bayanyweza ndi kwa muganga, bagakora amatafari bakayampereza kugira gusa muvuze ubuzima bwe. Igihe kisa kuzajya bakajya banganga kundi ujye ubona uriya mubyeyi afite ikibazo, bibaza ibyo ari byo batazi yo nagenda naragiye kuvuza. Nibwo bwa mbere mu mateka y'ubuzima bwanjye kandi agiye muri Kigali ntaje kuvuza, kandi Imana yumve ko nyishimiye. Amen. Nkandagiye muri Kigali ntaje kuvuza umwana. I Kigali kubera umugisha ko wayijemo muri ubwo buryo. Sifa. Namusize Mama Christian kadusoze. Wipe gutyo.
reka dusohoze kandi ukomere. Ni ukuri utagenda kenshi muri wege nabibonye, kenshi ufite ibintu byinshi cyane bikuremereye, uri kwipfukirana uvuga ngo Imana yarankomeje, ariko mu gihe cyo kurira jya wiririra usore ibintu byawe bivemo, sibyo se? Wicara urire bisore bivemo uruhuke, ariko ugiye n'igihe cyitwa gushima, sibyo? Bitari ugushima Imana gusa, no gushima ibyo ufite. Ndarishima cyane. Ubu ndashima ko Kristo Munsi. Ubu nuko nkubwira gutyo utambajije, nabyaye undi mwana w'umuhungu mwiza muranasa. Utakwemera ko yavuye muri yanda ya wa mwana wavuyemo afite ibinwa bitatu, bajyaga bampamagara mama Sebinwa, nkumva isoni. Ubu rero hajemo undi muhungu mwiza, ubwo afite abana bangahe? 3. Imana muyimvugire ngo niyo. Uwo mwana yo mbateranyije bose hamwe, uwo muhungu Cristiano Rukara, uwo wundi umukurikiye yitwa Isaac, ni inzobe rwose pe, bibishatse ajya no mushinwa. Umukobwa wanjye w'imfura n'umwana mwiza, dushimira Imana rero. Ahava umwana ubana n'ubumuga, hava n'umuzima, kandi bose bakitwa abana. Icyo bazaba cyo nyine kigasohora. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, y'ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783 337 8096.